bafata buguzi ba Ewasa. Igihe turimo kiradusaba gukorana ubushake n'umurava kugira ngo twizamure tunazamura igihugu cyacu. Ni mubyaza umusaruro ingufu z'amashanyarazi tubagezaho. Niba mufite imishinga yo kubateza imbere mwizuyaza, nimukoresha amashanyarazi mwagijejweho maze muyishyire mu bikorwa, cyakora mwubahiriza amabwiriza anyuranye n'amategeko abigenga. Bafata buguzi mwese, by'umwihariko rubyiruko, Ewasa irabashishikariza gukoresha amashanyarazi bagezaho mu kwihangira imirimo mu nzego zinyuranye kugira ngo mwitegurire ejo hazaza. Hari henshi mu masantere hageze amashanyarazi, mukaba mwaratangiye gushinga za turiye z'ububaji, sudire, ubudozi ndetse na za salon de coiffure, ubucuruzi bunyuranye n'ibindi bikorwa bishobora kubyara inyungu. Nimukomereza aho rero, aha amashanyarazi ataragera naho ni mu minsi mike bigakemuka, kuko turabishyiramo ingufu nyinshi. Nta gushidikanya, amashanyarazi n'imbarutso y'amajyambere, aho yageze ubuzima burahinduka. Twababwira iki rero? Mwifashishije ingufu z'amashanyarazi Ewasa ibagezaho, nimuhaguruke muhange imishinga mukore, maze mwese imihigo y'iterambere bidatinze. Nk'uko bisanzwe ku kibazo icyo ari cyo cyose, nimwitabaze wa murongo utishyurwa 3535. Ubu butumwa ni ubw'ikigo cy'igihugu gishinzwe ingufu, amazi n'isukura Ewasa.